Yago, uraho? Muraho muraho. Ni amahoro? Ewana ndashima Imana, ndashima Imana, ndashima Imana ntacyo mbaye kuko mvuze ko ntashima Imana ubwo naba nyigondoje kabisa. Ndabona uri umusore, uri impingane. Midday always up. So, Yago, ntago naganira nawe nk'umunyamakuru ngo binkundire. Ntago bikunda, ntago byakunda. Nta muntu uganira na murumuna we, nta muntu uganira n'umuvandimwe we ngo bizemo iby'itangazamakuru. Icya mbere nari ngukumbuye kabisa. Nari ngukumbuye rwose. Kuba hanze bamenye ko Yago yego nibyo twahujwe n'akazi ariko ni murumuna wanjye, ni inshuti yanjye, ni inshuti y'umuryango wanjye, ni inshuti y'abana banjye, nawe ku rundi ruhande nuko bimeze. So kuba twaganira rero nk'abanyamakuru, sindi n'umunyamakuru wo muri entertainment, mutwumve nk'umuntu nka mukuru uganira na murumuna we, sibyo bitworoheye. Yago, icya mbere ndabanza nguca amande. Ewana ngenda yemera. Ndabanza nguca amande. Ewana mukuru wanjye yanciye amande, yewe amande nyabonamo, amande buriya nyabonamo imbabazi. Iyo mukuru wanjye yaciye amande mpita numvamo imbabazi ko nyuma yo kunca amande aba agomba guhitamo imbabazi. Amande rero nguca Yago ari mu bantu, ubanza ndi mu bantu bake ba nyuma mwaganiriye mbere y'uko ugenda ejo bundi. Ahubwo ni wowe muntu naganiriye nawe. Nta wundi ntawe. Ubwo buriya twahuye nuko ntigeze mbikubwira ko twahuye ndimo kwishakira amafaranga yo kwishyura itike y'indege. Nta wundi muntu naganiriye nawe, n'umukopine wanjye ntabwo yari abizi, mama na papa ntabyo bari bazi, nta wundi muntu n'umwe kabisa. Ntugire ngo rwose hari undi muntu naganiriye nawe. Wampishe se kuri mugenda, ahubwo nkaba ntegereje indi gahunda. Ariko niwe muntu ahubwo naganiriye nawe wa nyuma mbere yuko ninjira mu kibuga cy'indege, wenda kuba nabazwa imyirondoro ibiki. Ni wowe muntu rwose naganiriye nawe bwa nyuma navuga kabisa. So my dear brother Yago, first of all, igice cya mbere cy'uyu muhuro hagati yanjye na murumuna wanjye, let me take this time to thank you. Thank you so much. Ibintu ngushimira ni ibikurikira. Ndi mu nshingano zanjye kuri Radio TV10, uri mu bo twafatanyije ibanga nagukingura nuko nari maze imyaka 2 monitoring ibyo ukora kugeza duhuye. Aho duhuriyeho byabaye ibindi kuko ibyo nge nari nateguye nka content designer, we waraje ukora n'ibirenzeho ahubwo. So kubera ko wagiye mbere yanjye rero ntago kandi niyo tuganira ibindi. Let me take this time to thank you. Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri, nge n'umuryango wanjye we owe you that recognition. Aho rukomeye ku ruhande rwanjye warahabaye. That is the thing tuzahora iteka tukubahira, yaba ngewe ndetse n'umuryango wanjye, tukabikubahira wowe n'umuryango wawe. Kandi impamvu mpereye ahangaha, I want people to feel that for us, kubazi Yago nyawe, Yago is a true human being. Yago ni umuntu wifitemo ubumuntu, wifitemo ubupfura, wifitemo ubwangamugayo, warezwe. So picture maze iminsi mbona siyo picture nzi kuri Yago, and from there Yago
the Yago I know ngewe murumuna wanjye is totally different to the Yago I am reading, I am consuming through different social platforms. Yeah. K'igihe twabanaga on a daily basis utari uriya bavuga petit frere byaje kugenda gute? Ewana rero uriya grand frere nakunze ko bavuze ko turi buganire nka petit frere na grand frere cyane rwose biratuma nza kubohoka, biratuma nza kwisanzura, biratuma nza kumva ko narimo kuganira n'umunyamakuru waje kuntata cyangwa kunshakamo amakuru nk'abamaze iminsi banyurukaho bambaza ibibazo. Ngewe narababwiye ngo mfite jeans 50 zo kumenya intention y'ikibazo, hanagira jeans 50 zo kwicara muri studio ngakora umuziki, ngakora indirimbo nziza. Ndabarabura ndababwira ungende uwo muntu, nimukambone nk'umuhanzi, nimukambone nk'umunyamakuru, mujye mumbona nk'umucontent creator, umuntu ushobora gukora ibintu byinshi kandi akabaho atagiye kwizirika ku kintu kimwe ngo nicyo ngo bagomba kumumenyaho. Rero kuri icyo kibazo warumbajije grand frere, ngenda banza kugushimira mbere yuko nkusubiza. Nawe uri mu abantu baze kubyumva ko nyine ndimo kuganana na mukuru wanjye, uri mu bantu bampaye ipinze muri jani yanjye, kandi ngewe ntago njya nibagirwa umuntu wese wambonyemo imbuto, wambonyemo ikintu, wambonyemo ubushobozi, akangirira icyizere. Uri mu bantu bake rero ngewe nahuye nabo ku isi iyo mvuze ngewe mvuga ku isi ntago mba ndimo kuvuga ngo isi hano. Uri mu bagabo bakeya nahuye nabo bambonamo imbuto, bandera batamputaza, bandera batankubita inkoni nyinshi zo kumbabaza. Umubyeyi nyine, ababyeyi bacu twakuze batunyuzaho akanyafu, ariko uyu munsi tuzi impamvu z'ako kanyafu. Uyu munsi tuzi impamvu z'ako kanyafu. Uyu munsi nanjye nzi impamvu zo kuba waraza gukambira uti Yago utegura byangiza uwo ndiwe uyu munsi muri foundation yanjye warabaye. Imana ikumpera umugisha. Ngewe navuga byinshi ariko iby'ingenzi nuko foundation nta kintu cyiza kibaho ku iterambere ry'urubyiruko nka foundation nziza. Abantu bakuze barabyumva, iyo ugize foundation nziza iterambere ryawe riranoroha cyane, ariko iyo ugize foundation mbi iterambere rirakugora. Ushaka kurigeraho, hari benshi bagiye barigeraho bataragize foundation nziza, ariko birakugora cyane, birakuvuna cyane. So iyo ufite foundation nziza rero iri mu bintu bituma ibintu bye bigera kure. Ubwo nibo ndabwira urubyiruko, abajene barimo kureba kino kiganiro turimo kugirana. Hanyuma rero kuri icyo kibazo warumbajije, mu by'ukuri nanjye hari igihe cyageze ngewe ntangira kujya nibaza icyo kibazo. Muri make nari nibuze, ntabwo ndibuze kukubeshya. Nageze igihe niburira mu bandi bantu. Hari ukuntu abantu baba ari benshi, hakaba hari umuntu mwari muri kumwe, kubera ukuntu abo bantu bambaye amakureri menshi uwo muntu yabajyamo, ukaba utamenya kumutandukanya n'abo bantu. Kubera ko se wa muntu twe turi kumwe ninde, nuriya n'uyu nguyu. Nuko nguko nari imeze, kuko hari igihe cyageze nkajya ariko se ni ngewe kibazo mu bantu bangana gutya bose. Kugeraho natangiye kwiblaminga ngewe, ndavuga ariko reka ndebe nakoze iki, reka ndebe ibintu byiza nakoreye bano bantu n'ibibi nabakoreye. Nza gusanga nta bintu bikoze, ahubwo nza kumenya ko hari igihe umuntu akwanga kubera ko wateye imbere, hari igihe umuntu akwanga kubera ko abona hari ahantu ugiye kugera, umuntu akaba yakwanga kubera ko hari uko bamukubwiye cyangwa bakuvuze. Aho niho namenyeye ko umuntu ashobora kugendera mu kigare, kuko sinigeze mba mu bigare mu buzima bwanjye, sinigeze nkurira mu kigare. Niyo mpamvu ntizereraga mu kigare, niyo mpamvu ntigeze nkibamo. N'uyu munsi nta kigare ngira ku byo ngo wambaza ngo mu kigare cy'abandi, nta kigare ngira, sinigeze ngikunda. Ariko naje kumenya ko hari abantu bagendera mu cyitwa ikigare. Icyo gihe rero uko wambajije ikibazo, ngewe nanjye igihe cyarageze ndavuga ko se ubundi ngewe nshobora kuba nshoboye ariko ntashobotse. Ubu ngubu ngewe ndi umuntu ki? Ndi muntu ki wo kugirana ikibazo na runaka, nkagira ikibazo na runaka, ikibazo na runaka. Ndavuga none se ndongera ndibaza, ndaba se ni nge wabiteye? Nza gusanga kugira ngo ngirane ibibazo n'abo bantu hafi ya bose si nge wabiteye. Ndavuga wow, none se ubundi kuki byagenze gutya? Buriya ngiye kugera igihe cyo kuvuga ngo mveyo mvuge mbwira abantu ngo nahuye n'ibi
yewe buriya sinzi abantu bamba hafi bo baranzi iyo akazi kanjye karimo kugenda neza ibindi byose mbibona nk'ibintu biri aho ngaho bidafatika. Iyo akazi kanjye karimo kugenda neza abantu banzi bamba hafi baranzi iyo ngiyewe akazi kanjye mbona karimo kugenda neza ibyo nsabwa mu kazi nabikoze ibindi mbibona nk'ibintu bito cyane. Ariko none igihe cyagize ndavuga se what is happening, what is going on, nakoze iki ku buryo aba bantu bose bankorera bino bintu, kuko niyo mpamvu navuga ngo kugira ngo ngewe mveyo mvuge biba byanze ubwo ngubwo biba byanze, kuko ngewe nabayeho nzi ko ndi umuntu utagira patience, ariko naje gusanga ari ngewe umuntu ugira patience iri ku rwego rwo hejuru. So uko wabonye mpinduka bakamvuga ibintu bitandukanye, Yago asigaye ameze gutya, Yago asigaye akora ibi ngibi, Yago ibyo byose uko wabibonaga byanjye, uko wabibonaga we nanjye niko byangeragaho. I don't know if you understand this. I don't know. Hari nk'igihe nabaga ndi iwanjye mu rugo nicaye, naje kubona nkabona hasohotse ibiganiro 6, 8 bivuga ngo Yago yanteye inda aranyihakana. Ubwo niyicariye mu rugo iwanjye, nta n'umuntu twavuganye, nta na chat, nta n'umuntu meruka kuvugana na wenda wampaye gasopa avuga ati ndi hafi kugutamo, giye kukwangira, giye kukwandagaza. Nkabona nkabona ibiganiro, nkavuga se what is happening, what is going on. Igihe kikagera nkajya mbona ibiganiro ngo Yago ngo yagiye kwitaba, ngo amaze iminsi 3 ngafungiwe ahantu hatazwi. Izo titire zirahari, izo titire mvuga mugiye mwazibona. Ngo Yago ngo n'abantu 3 ngo bamaze iminsi ngo bamaze iminsi 3 bari ahantu hatazwi, ngo babazwe ibibazo, ngo bahatwe ibibazo. Urumva utwo dukuru, hari inkuru zagiye zihimbwa nyinshi bibakavuyo bituma abantu batanamenya ibiri ukuri n'ibitari ukuri. So kuri iyo kibazo warumbaje rero, ngewe mu by'ukuri uko wabibonaga bavuga ngo Yago yarahindutse, Yago asigaye atera abakobwa amada, Yago asigaye ari we muntu utabi byinshi, Yago niwe muntu usigaye ari umugome, Yago ariyemera, Yago arirata, Yago ibyo byose uko byakugeragaho bakubwira uwo muyago, nanjye nuko byanjye ngavuga ati ariko njya nihinduranya. Hari umukopine wanjye yitwa Teta, hari igihe twari turi kumwe ndamubwira nariko reka nkubaze, hari igihe dutandukana waba ugeze mu rugo ukavuga ati ariko uyu muntu ubundi is this guy normal, buriya yo natandukanye nawe ntiyihindura undi muntu akajya gukora ibindi bintu then nagaruka kongera akanyereka undi muntu. Arambwira ati ngewe hari igihe twari twicaranye mbona basohoye inkuru ngo Yago muri RIB, mbona bakwambitse n'amapingu twicaranye, ataho niho nahise mvuga nti ibintu mubamo sinzi ibyo ari byo. Urumva hari abantu batazi bino bintu bya showbiz, aho umuntu bamubekera kandi uwo muntu umubona bakamushyiraho ibirego muri kumwe mwicaranye, ariko ukabona inkuru ntibizibuza gusohoka. Ibyo kibazo byakugeragaho wa mugabo, nanjye niko byangeragaho, ahubwo nkabanza ngiye nkahita nshyira entreprise nkaba ngo why kuki bino bintu birimo kumbaho, ni iki nacumuye, nakoze iki, ninde muntu nababaje, ninde muntu nahemukiye, ninde muntu nagambaniye. Bimwe mu byaha Imana yakurunuka, icyaha cyo kugambana nta muntu ndagambanira, nta n'umuntu ndicara mu nama barimo bamugambanira ngiye ngo mbe ndaho ngaho kumwa, sinzi ko nabishobora. Ibyo bintu ntibirambaho. Bimwe mu byaha Imana yangurunuka harimo kuryamana nabo muhuje ibitsina, simbikora. So nkibaza nashumuye iki kugeraho abantu bameze gutya, bankubitaho ibintu bimeze gutya, nabakoreye iki kweri? Uko rero nawe byakugeragaho bakugaburira cyangwa batanga Yago uwo muyago umeze gutyo, nanjye nuko byangeragaho. I'm being honest with you. Yago ndakumva, ngewe kandi ibyinshi twaranabiganiriye, navuga ko nagize amahirwe à titre personnel, kubera ko ibyo abandi babona nk'amakuru, ngiye nagize umwanya wanjye face to face turaganira nk'uko wabivuze. Icyo wampishe gusa nuko wari buva aho ngaho werekeza i Kanombe, ahubwo nzi ko twari dufite indi gahunda yo noneho ikintu kirenze uriya munsi nyine. Yego. Agasangaye kabisa nari maze kwicomokera, kuko numvaga umutima wanjye unaniwe, numvaga umutima wanjye unaniwe, njye narabibonaga mu maso, ariko narabibonaga, niba unabyibuka ngira ngo byageza nkubwira nti proposal ntiwarese tukicara ahantu ugafata ikawa, kind of anxiety narayibonaga buriya. Ndashaje dore ku TV, urumva byanze bikunze narayibonaga.
kabisa. So Yago, bibayeho ibintu biraje bikwitura hejuru biturutse hirya no hino utanamenyereye, kuko Yago ni umuhungu ucisha bugufi w'umunyamahoro, wakora byose akita ku murimo. Niyo wamubwira ngo saa 10 z'ijoro ajye gutegereza umuhanzi runaka kuri aeroport yagaba hari, ndabizi ko umuryango wawe n'igihugu cyawe ari ibintu ushyira imbere cyane. Wabanye na Yago, nta nshuti nziza nka Yago, ntago mvugira mu ivumbi kumuvumba, ndavuga ibindimo. Yago, ntabwo utekereza ko wabuze abantu iruhande rwawe muri iyo myaka isaga 5 uko twabiganiriye, bakakuganirije ukabatura ku gahinda bakakumva, aho ntibyaje byose biturutse imihanda yose, ayo macumu yose akajya mu mutima umwe, bikarangira bikubanye byinshi? Muri hasi icyo cyabayeho rwose ntabwo wibeshye kubera ko murambabara no magambo nyavuge, kubera ko n'abakagombye kutwumva uyu munsi ndimo ndabona aribo barimo kudusenya. Munyemera no magambo nyakoreshe kuko ndababwira impamvu nyakoresha. Ikintu ushaka kuvuga nk'ubu hari ngewe nababwiye ko nubaho urwego rw'ubugenzacyaha n'urwego ari rwo rwose rwo mu gihugu cy'u Rwanda, kuko u Rwanda ni igihugu cyanjye. Nubaha inzego kubera ko ndi umuntu usoma Bibiliya inyereka ko ubutegetsi bushyirwaho n'Imana. Ubutegetsi ntabwo bushyirwaho n'abantu, nubwo abantu bibeshya ko aribo batoye, ariko ubutegetsi bushyirwaho n'Imana. Bibiliya niko ibivuga. So ubutegetsi bw'igihugu icyo ari cyo cyose, tureke n'u Rwanda, bw'igihugu icyo ari cyo cyose ntabwo nshobora gukina nabwo. Ariko munyemerere mvuge kino kintu, hari inzego zimwe na zimwe zisa nkaho zikora inshingano zitari izazo kugira ngo ngira ngo zihabwe amanota menshi cyangwa se zirebwe neza n'abaturage cyangwa se n'ubuyobozi bwo hejuru. Kubera ko nk'ubu ngubu hari umuyobozi w'urwego wamaze kunshinja icyaha mu ruhame, kandi ubushinjacyaha cyangwa urukiko rw'u Rwanda nta hantu na hamwe ndaburana, nta n'ahantu ndahamwa n'icyaha. Ariko uyu munsi namaze kwitwa ko mfite agatsiko kitwa Big Energy, namaze kwitwa ko nkurikiranyweho ibyaha biremereye, kandi mbwirwa n'amagambo avuga ngo ndimo ndihemukira ku byo ndimo kuvuga, kandi mu by'ukuri ngewe mfite agahinda k'ibyo nakorewe, k'ibyo ndimo kuripotinga, k'ibyo ndimo kuvuga. Ariko misensigwa ko ngo mfite agatsiko kitwa Big Energy, ndimo ndakora ibi ngibi mu gihe urukiko urwo ari rwo rwose mu Rwanda nta rukiko ndaburanamo, nta n'urukiko rurampamagaza ngo rumbure. Ariko uyu munsi umuntu ukuriye urwego akaba yaza akansiga icyasha, akansiga isura mbi. Nizere ko nawe abizi ko arimo gukora amakosa, nizere ko nawe abizi ko arimo gukora amakosa abyaye cyangwa ashobora kugira ibyaha mu mategeko. Ko mu itegeko nshinga yamaze kunshinza icyaha anagishyira mu ruhame, mu gihe nta rukiko na rumwe ruramburanisha ruranankatira. Ntabwo ntekereza uko mbitekereza, sintekereza ko nk'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha nta nubwo biri mu nshingano zabo gushinja. Ariko tubigarutseho, ngarutse kuri ibyo urimo umbwira, ari nabyo ngira ngo umuvugizi wa RIB Dr Thierry Murangira aheruka kugarukaho, ko njye tuganira bimwe mu byo umbwira nahamya rwose ko unabifite ibimenyetso, kandi nk'umuntu wanyuze imbere y'urukiko ibimenyetso byajyanwa mu bucamanza, ibimenyetso byajyanwa mu nzego z'ubutabera, bikaba byashingirwaho umuntu abona ubutabera. Haba hari urwego wigeze muri iyo process yose yamaze imyaka 4 ugeraho ukabibabwira utari ko aho bigeze umutima wanjye uraboze, nimumfashe nkeneye ubutabera nk'undi munyarwanda wese? Ibyo byarakozwe ni ubwa mbere ngiye kubivuga mfunguye umutima, kubera ko
nta cyaha nta nkana aciye amabere ku buryo ibikorwa nakoreye igihugu cyanjye, igihugu nkunda, igihugu cyanjye, sinumva ko uyu munsi nakagombye kuba ndi proud yo kuba mvuga ngo ndi mahanga cyangwa se ngo ndi ahandi hantu, ngo kubera ko ngo ntafite amahoro y'abantu runaka na reportinze big time. Ibyumbajije byabayeho 2022 natwaye ikirego cyanjye mu rwego rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda. Ikirego nagitwayeyo naregaga uwitwa uzaba kiriho Spirie uzwi nka Jihad. Naregaga icyaha kijyanye no gutotezwa kuri social media, kubera ko najyanye amavideo, najyanye n'amajwi y'uwo nguwo wigambye agakora ama live menshi, akavuga ko ngewe Yago ntera umwaka uko abahanzi bose cyangwa umuntu wese nkoranye ikiganiro nawe apfa. Agakora live akabivuga mu mazina, akavuga ati Yago ni umuteramwaku, Yago rwose abantu mumwirinde cyane, mumwirinde. Ubwo bari mu nzira ngo yo kubuza abatumirwa kuza kuri Yago TV show, yari yo mission. Yago mumwirinde atera umwaku, Yago yateye umwaku Kizito arapfa, Yago yakoranye ikiganiro na Buravana amutera umwaka arapfa, Yago yishe yagize uruhare mu rupfu rwa Jay Polly, Yago yakoranye na Big Boss w'i Rubavu arapfa, Yago. Iyo live ndayibatwarira nyitwara muri barangije uwo musore aranakurikiranwa baranamufata. Njyewe nagezeyo mamagawe gukurikirana ikirego, bibaye ngombwa bino bintu mbivuga. Uwari ufite ikirego cyanjye ntabwo ndi bumuvuge mu izina, ariko ibyo ndi buvuga arabizi. Arambwira ngo twamufashe, ariko arimo arasaba imbabazi, arimo aravuga ko atazongera, arimo aravuga ko twamubarira ntafungwe. Uwo ni umugenzacyaha ufite dosiye yanjye, ntarabumbura akanwa yahise ambwira gutyo ati arimo arasaba imbabazi. Yago uyu muntu usubuta umufunge koko? Kandi nahise mubwira ni n'ubundi ntabwo mfite gahunda yo kugira gute yo kumufungisha, ntacyo byamarira. Ariko uwo muntu ndashaka ko mumuha gasopo ivuga ngo ahagarike kuvuga izina ryanjye mu kanwa ke. Iyo gasopo barayimuhaye nta n'ukwezi na kumwe kwashize atongeye kujya kuri live agakora ama live arimo gutanishinga izina ryanjye, arimo kunyica, arimo kuvuga uburyo ngo ndi umwicanyi, arimo kuvuga uburyo ngo nishe umuntu ngo witwa ngo muri Gosamu ngo wari inshuti yanjye ngo twabanaga, arimo avuga ibintu byinshi, kubera ko rona rimbizi ko ikirego cyane n'ubundi kiriyo. Gishobora kuba cyarashyinguwe kubera ko nta yandi mahitamo yari ahari. Ubu se nari gusubira kongera kurega uwo muntu, kandi yarakoze rimwe kabiri gatatu akicaza umuntu agakora ibiganiro birenga 40 ingahe, umuntu arimo kunsebya, umuntu arimo kugira gute. Twakomereza imbere mu nzu. Nta kibazo rwose, ndakumva cyane ngewe. Urumva? Yego. So uwo muntu ubwo nari gusubira muri RIB, nari kongera gutanga ikirego muri RIB. Uwo muntu nabikoze bigenza uko nguko nababwiye, hanyuma arongeye aranyatatse big time, arongeye aranyishe, arongeye avuze ibintu bibi cyane ku buzima bwanjye, avuze uburyo ngo data ari umwicanyi, ngo ducumbikiye umwicanyi wacu ngo tabagwe, akora ama space menshi cyane. Igihe kiragira ndavuga ni rero n'ubundi bishyize hamwe ari benshi, ntabwo ngomba gukomeza kubarebera, ntabwo ngomba gukomeza korora. Nahise mvuga ni igihugu kigira kidakubita imbwa cyorora imisega. Ndavuga ntaba abantu imyaka 4 yose bamaze bandiho, kuko biremye amatsinda. Nimugire ngo nuwo wenyine yabaga yahostinzwe nande, yabaga yahostinzwe n'uwitwa Godfather, ku ruhande yabaga afite umwataka witwa DJ Brian, ku ruhande babaga bafite none utsinda ibitego witwa ngo Brenda wavuze ko ngo namuteye inda. Bagahurira hamwe ayo maspace bayapangiraga i Kigali, bakavuga bati uyu munsi ni umunsi wa nyuma wa Yago, tugomba kumurangiza. Kuko abantu babizi abantu bazi uburyo izo operation zakorwaga, bo barabizi, babikubwira neza. Ati uyu niwo munsi wa nyuma wo kurangiza Yago. Bakavuga ati tugiye gukora space imwe imuhorahoza neza. Rero igihe cyarageze, ndavuga ni aho bigeze, nanjye ngiye gushaka uburyo nirwanaho. Niko kunyuzamo kuvuga ati reka nurire umusozi, nanjye ndi umwana w'inkotanyi, data yabyariye igihugu,
arangije mama aragihekera arakirerera, turakura tuba abagabo twirwanaho, dufasha indi miryango itandukanye. Nahise mvuga nti oya igihe cyose banyatakiye kirahagije, nawe ngiye kunyuzamo n'irwaneho. Aho ngaho ugeze niho ndimo nshaka. None se nanyujijemo akantu k'akagumi gutya. My dear young brother, ntabwo utekereza ko uko gusunikwa, uko gutegwa imitego, uko kwangirizwa izina, uko kurwanywa, ntabwo utekereza ko mu kugera aho ngaho ukatura nawe rwose ukoresheje social platforms zawe ukirwanaho, niko nabivuga, ntabwo utekereza ko ariho abo uvuga bagukoreraga ibyo ngibyo bifuzaga ko wagera, kuko mu kubikora ngira ngo twabyemeranywa ko nawe waje wahuranye. Of course njyewe unyemerere mpere hano. barabanje bantega inzoga, asanga ntago nk'inzoga, asanga sinjya mu tubari tw'Inyamirambo, Kicukiro, Gatenga, Gikondo, Remera, hehe Birori, sinjyayo ntibambona. Baravuga ati Yago tujya tunumva avuga ko atanywa inzoga, buriya ntabwo tuzamufatira mu kabari kadushaka hano tumufatire. Bahita baca mu bakobwa. Nagiye nkora ama live nabivuga, abakobwa barabantega, umukobwa akaza rwose akambwira ati dore runaka yaranyishyuye n'amacati rwose akayanyereka, shimire umukobwa ntago akiba mu Rwanda, yagiye Canada, yaje nakoraga iwawe baneze kuva 2019. Umukobwa bamwishyura amadolari 300, baramubwira bati uzagenda uryamana Yago, nimubona kuryamana umufata akavideo k'ubwambure, tuzakongera andi madolari 200 abe 500. Ariko ko barazaga cyane iyo gahunda, bavumbuye kuyikunda. Ubundi waje kuyikunda gute? Wanza erega buriya. Ubundi nzi ko Yago iyo umutego ari umutegere kuri mikro, nzi ko Yago kumutegera ku buryo bitari bukunde, nzi ko Yago uza kumutegera hagati y'ibiti bibiri iyo gahunda waje kuyijyamo. Jewe nanjye simbizi pe, niba ibyo bintu bihari simbizi pe, kuko buri hari igihe umuntu atamenya niba ibyo bintu abizi, bikamenywa n'abandi bantu cyangwa abantu ha serivisi cyangwa abantu acuruzaho cyangwa se abantu agendera ibyo yatetse nyine. Urumva hari igihe nk'ubu ngubu abantu bashobora bati Yago uri umukozi, ariko ngiye sinajya kuvuga ngo ngiye ngo ndi umukozi se kurusha nde. Ariko abantu bashobora bati Yago tuba tubona uri umukozi, cyangwa se Yago tuba tubona ushoboye ibi ngibi, ariko ntabwo biba bivuze ko mbishoboye kurusha abandi bose. Usinzi niba rero wenda bimeze neza ku babizi. Ariko mu by'ukuri njyewe n'umwana wavutse yirira kawunga, amata, imyumbati, ibijumba, dukora amasiporo, twiga gukama, njyewe nzi gukama, dusimbuka imisozi, dusimbuka urukiramende, tugira gute turagira inka, turi abana batoya, ukaba uragiye inka hafi 120 cyangwa 200, uri umwana muto ukazijyana kandi ntagira inka n'imwe ibura cyangwa ngo bayibe bayitware. Ibyo bintu tuba twarakuze twe dutozwa, niyo mpamvu ushobora no gusanga no kuri iyo ngingo ibirometero umuntu ashobora kwiruka byinshi kubera nta mayoneze, nta fats nyinshi kunda, twakuze turi abashumba nk'uko batwita bake. Yago rero iyo yari operation bo bipangiye bagakura ayo live, ayo space, ariko bafite utuntu ku buryo urumva ntago yazaga ari umwe, kuko babaga bavuga bati turi umwe bari bugire ngo urabeshya, reka nanjye nze kuzana atake nshyiremo inshyashyagize, nshyiremo uturungo, ndaza guhita kandi nawe avuga ashyiremo ibirungo byavuga ko Yago yananiranye, hanyuma noneho wowe uraza kuvuga ku ngingo y'urumogi, wowe Jihad niwe wabitinyuka uraza kuvuga ku rumogi, Brian wowe uraza kuvuga kuri ibi, wowe Brenda uraza kuvuga ko Yago yaguteye inda akakwihakana, hanyuma nawe runaka uraza kuduhost. You understand? Noneho abantu bajya kuri ayo space bagahita bemera ko ibyo bintu koko ari ibyo.
kubera ko bahasanze abantu barenga 4 barimo kuvuga umuntu umwe kandi bamuvuga nabi. None se tuvuga ati nibyo koko ariko uyu muntu ashaka kuba adashobotse, uyu muntu ibi bintu bamuvuga ashaka kuba abikora ko. I fully understand. Kandi dufite abantu n'abacu, harimo abantu bemera ibyo bintu, bakabyemera, truly bakabyemera, akabyemera akishyiramo ko ibyo bintu ari byo, akishyiramo ko ibyo bintu ari ibyanyabyo. Yago ndibuka umunsi umwe ku isaha y'isaa 7 unsanga ni my mini office ku Gishushu. Untungura cyane umbwira uti I'm going to fly on my wings. Uwo nanjye mba possessive a bit kuko ntabwo nifuzaga gutakaza umwe mu bakozi beza ikigo cyari gifite. Nagusubijemo inshuro 3 nti are you ready? Wansubiyemo inshuro 3 ntabwo ndaba ready neza ariko I am engaged and committed. I remember telling you have all my blessings, and remember I will always be there for you. So thank you so much. That's why I'm here for you. Yago twaraganire byinshi what happened, kandi ni igice ntabarizwamo, ariko ngira ngo narakubwiye ko atari we wa mbere warunganirije ibintu nka biriya. Agari we wa mbere warunganirije ibintu nka biriya. Nasaba babishinzwe banze igihe cyaba kigeze to listen to those people impande zose. There is a lot going on bidakwiriye u Rwanda mu gice kimwe, cyane cyane igice mu ruganda rw'umuco n'imyidagaduro rwacu. Harimo ibintu byo gukosora byinshi, njye twarabiganiriye, si nawe wenyine tubiganira, ufite abavandimwe. I always nkora iteka challenginga mu grand frère David Bayingana, iyo nahuye n'abamuyoboke turaganira, kandi abo n'abantu tuganira by'imbamutima pana byo ku ruhande. Harimo bafite ibibazo ababishinze bakagombye kuza kujyamo ahangaha. Ariko Yago, kuri case yawe twakoranye imyitozo myinshi cyane yo kwishungura, self evaluation, introspection, ukagenda ukikingirana ukaganira nawe ubwawe. Iyo wowe wiganirije mu rugendo rujyanye n'ibyo wifuza kujyamo, wateye imbere rwose, ibyo twabyumvikana, ariko mu rugendo rujyanye n'ibi ngibi birimo bikubaho, iyo wowe wishunguye nta rukumbi wibonamo, akakaba ari akanya kawe rwose aho wambwira uti mon cher grand frère, nanjye nshobora kuba ahangaha naratanze urwaho, nshobora kuba naranyugufutse, nshobora kuba naratanye. Ibyo ni ibisanzwe bya muntu, ntabwo abamarayika bari batubwira ko baba hano ku isi. Iyo wishunguye ku ruhande rwawe usanga wari wakoze ibyo ugomba gukora, ikibazo 100% cyarabaye abandi. Buriya umuntu iteka ryose ushobora guhora ahoza mu bandi avuga ko abantu ari babi, ariko nterekana uruhande rwe, nawe uwo muntu ujye mudutaho. Uwo muntu mujye dutaho, ubwo ndimo ndaraba mwese muri kwisi utera imbere. Uwo muntu uwo ari wese ahantu ari n'umuti energy. So kuri icyo kibazo warumbajije, njyewe kimwe mu bintu nzi nakozemo amakosa, iyo nishunguye rwose inshungu ndazibona, nanjye mfite amakosa. Nanjye mfite amakosa. Ikosa rya mbere nakoze rikomeye ni ukwizera abantu batizerwa. Niryo kosa rya mbere. Ngewe mbaho umutima wanjye, ndababwira mureke dufatanye, reka mbafashe, mbaho umutima wanjye. None nge singa umutima wanjye bazawufata bakagenda bawucishamo ibyuma bagira gutya.
iryo ni ryo kosa rya mbere nishinza nakoze. Ikosa rya kabiri nakoze ni uko nagize kwizera gukabije cyane kutagomba umwana w'umuntu. Mu gihe nagombye kwizera Imana, nagombaga guhura n'ibintu bimeze gutya, kuko nizeye umwana w'umuntu, kandi na Bibiliya ivuga ko wizeye umwana w'umuntu avumwe. Niyo mpamvu nahuye n'ibi bibazo byose. Nizeye umwana w'umuntu aho kugira ngo nizere Imana, nizera umwana w'umuntu cyane, more than God. Bituma ibi byose bimbaho, mpura n'imivumo nk'iyo nahuye nayo. Irindi kosa rya gatatu nakoze ni uko muri atake nakoze nakoreyemo amakosa ashobora kubyara n'ibyaha. Ndabyemera kuko ngenda umugabo wo guhangana n'ikibazo icyo ari cyo cyose, ndi umuntu w'umugabo wo guhangana na gereza, ndi umuntu w'umugabo wo guhangana n'inzara, ndi umuntu w'umugabo wo guhangana n'isasu, ndi umuntu w'umugabo wo guhangana n'icyo ari cyo cyose cyaza mu buzima bwanjye, nkahangana nacyo kandi rwose nkagitsinda. Muri iyo atake rero nanjye nakozemo amakosa, nakoreyemo amakosa, kubera ko atake yose cyangwa ibitero byose bibamo ba casualty. Hari abantu bagomba gufatwa na fragment zimwe na zimwe zikabageraho, nk'uko nanjye urumva zangezeho. Rero muri icyo gihe nanjye hari amakosa nakoze, kuba nakoresha amagambo mabi, amagambo akomeye ashobora kumvikana nk'amagambo arimo ivangura, nk'uko bamwe nyine bakomeje no kujya babivuga muri commentaires zitandukanye. Ariko mu by'ukuri ndagira ngo mbibabwire, nta vangura ngewe ngira ku mutima, nta vangura ngira ku rurimi rwanjye. Abanzi baranzi, ubwo ngiye ndimo ndabwira abantu batanze, ariko abanzi baranzi. Ntago ngiye umujene ugira ivangura. Iyo nza kuba ngira ivangura, mugende murebe ibiganiro byose byatambutse kuri Yago TV show, murahita mubona igisubizo. Imiryango twafashije, imiryango twagezeho, imiryango twagaburiye, imiryango twambitse, imiryango twishyuriye ubukode, imiryango twaguriye ibintu bitandukanye, mugende murebe. Hanyuma abo bandi bashaka kwitiranya amagambo yanjye, bashaka gukoresha amagambo yanjye mu nyungu zabo bwite, nabo ubwo bagomba kubareba, bagomba kubamenya, kubera ko hari statement zanjye mba natanze, ariko ugasanga umuntu arashaka kugusubiriramo imvugo yawe. Kandi iyo asubiyemo imvugo yawe ntayisubiremo uko wayivuze, hari ubundi busobanuro bitanga. Nibyo ngira ngo Yago, defense yawe yari defense kuri social platforms zawe y'umuntu washengabaye, ariko ni na defense yaje ari a big punch rwose. Hari abantu bamwe hano na hano, ngira ngo ukurikirana imbuga nkoranyambaga, bavuze bati Yago, cyane cyane bagarutse ku bintu bibiri. Kuba Yago yakora reference kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, ntabwo ari byo. Amateka y'iki gihugu urayazi, icyo gice none is allowed to cross kuri icyo gice. Abandi bati Yago yageze aho yinjira mu miryango, ati se yakomeje akareba abo bahanganye, ariko imiryango yabo akayihorera. Ibyo byose ni byinshi, ntabwo ushaka kubijyamo Yago, ariko ndashaka kumva imbamutima zawe, cyane cyane uhereye kuri aya makosa wemera. Ntutekereza ko first of all, aho waba wararengereye wabisabira imbabazi, kandi at the same time biriya ntubisubiremo, ahubwo ugashaka ubundi buryo nawe ku ruhande rwabona ubutabera? Kuko njye I believe yes, hari uwagushakiraho ubutabera, ariko uko nkuzi uko nakumvishe nawe ukeneye ubutabera ahubwo. Thank you. Ngewe mpora mbivuga muri video zanjye zose, yaba ama interview, yaba ama live, yaba iki, ngewe nitsa ku kintu kivuga ngo ndi umuntu uzi kumenya amakosa ye, nkanaca bugufi, nkanemera kunengwa mu ruhame, nkanengwa mu ruhame rw'abagabo, nkanengwa niba ari n'ikiru nkacibwa ikiru, niba ari amande nkayacibwa. Ariko ngewe ndi umuntu wemera guhanwa iteka ryose. No mu video yanjye no mu ma interview yanjye nitsa ku kintu kivuga gushyira hamwe.
gushyira hamwe. Ntabwo washyira hamwe n'abantu mutumvikana, ntabwo washyira hamwe n'abantu wikomeza kuri bo ngo urabarenze, ntabwo washyira hamwe n'abantu udaca bugufi imbere yabo ngo usabe imbabazi. Genda umuntu uri willing anytime anywhere kuba nasasa inzobe nkasaba imbabazi ku makosa yose nakoze, nkasaba imbabazi kandi mvuye ku mutima, kuko ngewe n'ubundi iteka ryose nitsa ku kintu cy'ubumwe, gushyira hamwe. Ubushize hari video nakoze ndavuga ni byaba bisa bite aba YouTubers bo mu Rwanda bose dushyira hamwe, dusenyera umugozi umwe, dukora content zo kubranding igihugu cyacu, dukora content zihindurira abantu ubuzima, dukora content zikora advocacy, dukora content zubaka igihugu apana kugisenya. Ibyo biri mu bintu iteka ryose nahoraga nitsaho, n'uyu munsi ndacyongera kubivuga. Ni umuntu ushaka guca bugufi agasaba imbabazi, uwo mutima ndawufite, narangiza ngafatanya na bagenzi banjye guteza imbere igihugu cyatubyaye. Yago, ibyo binjyanye ku kindi, mu biganiro bitandukanye umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha yagarutse, yanavuze ko hari abakureze ndetse ko bari bagishungura ibijyanye n'ibirego bagutanzeho, ndetse bamwe bahita binakwira hirya, wa muhungu yatubeshye, biriya nibyo byamujyanye, banza yamenya amakuru y'uko yaragiye kubikurikiranwaho ku nzego zitandukanye. Yago aragenda. Icyo cyo urakivugaho iki Yago? Urakivugaho iki? Kuko nge ku ruhande rwawe nka mukuru aheraho kuri icyo kibazo, hari ikintu ngira ngo abantu bamenye ku mvugo cyangwa se ku nyandiko yanditswe n'ikinyamakuru Igihe, ntabwo nayivuguruza, ariko ndagira ngo mbamenyeshe ko ntabwo waba ukurikiranwaho ibyaha biremereye nk'uko iryo jambo wumva riremereye ngo ucike ubutabera bw'u Rwanda. Icyo cyo ndakibabwiye, ariko inkuru yanditse kugivuga ko nari nkurikiranweho ibyaha biremereye. So biri ku bintu nge nkeka ko byakozwe kubera inkundura. Warumbwiye ngo ngire icyo mbivuga. Inkundura y'abantu bitwa aba big energy baje no kwitwa agatsiko n'umuyobozi w'urwego, abita agatsiko kandi ari abafana banjye, abita agatsiko, tuzi abitwa ibitangaza, tuzi abitwa ibisumizi, tuzi abitwa abafana ba Rero bafite izina, abafana ba Peri bafite izina, abafana ba Meddy n'inkoramutima. Ariko ngiye kubera ko abafana banjye bitwa English Gang cyangwa bafite izina ryo mu Cyongereza bitwa Big Energy, byo bigiye kuba agatsiko. Abo bantu ntabwo nziranye nabo, sinzi naho baherereye, bari mu Bushinwa, bari muri Amerika, bari Cyprus, bari Australia, bari Canada, bari i Paris. Abo bantu groupe ya WhatsApp yabo nayishinze ejo bundi nta n'icyumweru, niba ari igihe kinini n'icyumweru kimwe tuyishyizeho. Abo bantu mbazi. Rero mpafite akabazo Yago, aho akabazo mpafite ni akangaka, kandi unyumve nka mukuru wawe. Wowe ubwawe urabyemera ko hari rwose kandi biragaragara mu mvugo zabo, erega ntugire ngo uranavuga wenyine, hari n'abagusubiza rwose. Kimwe mu bitugaragariza twebwe turi ku ruhande ko n'ibyo uvuga bishobora kuba bifite ishingiro, nuko hari n'abaza bakanagusubiza kandi bakanagusubiza nabo bahuranye. Erega utagira ngo ntitwanagowe mama baba konsome biri kuri digital platform. Oya, ahubwo birenze ibyo, noneho ubu barimo barasaba imbabazi. Barimo barasaba imbabazi z'iki bakoze iki? Noneho ikibazo mfite, barasaba imbabazi twaranababariye, ariko se tukize mbere tugataka tukavuga tuti nyamuneka bano bantu kugira n'ibirego tukabitanga, tukajya tubipostinga mu maposti yacu, noneho babona bagiye gufatwa koko bagahita babyita ngo kwiriza, ngo Yago aririza, ariko Yago ngo uririza, gukunda kurira ngo nawe ngo aririza. Urakoze. None se Yago, hagize umuntu uza akiyoberanya akagendera kuri iyo groupe y'abafana bawe yitwa Big Energy, ariko akabizanamo ahubwo a bad energy, itsinda ryawe bakarisiga isura mbi, ntibiza kugora izo nzego gutandukanya
iyo big energy na Yago kandi ari abantu babyitwikiriye bashaka kubikoresha nabi mu gihe wowe intentions zawe n'abawe nyakuri ari nzima, uraza kubikora ku iki ku buryo energy ikomeza kuba ari big energy ariko ibyasohoka muri abo biyita abafana bawe kuvangura baribo n'abatari bo byo uraza kubikora gute ni responsibility yande? Urakoze cyane kuri icyo kibazo. Ushobora kuba uri umwe mu banyamakuru bakoze kuri zino nkuru cyangwa bazibonyeho cyangwa basomye amatitiri y'inkuru zaho hari abafana ba Rayon bafunzwe bazira akaduruvayo, zaho hari abafana ba APR bafunzwe bazira akaduruvayo bateje. Muri siporo bitubaho cyane, bibaho kenshi. Ibyo se sibyo, ni ukuvuga ngo mu bafana rero habamo abafana batari beza bashobora gusiga isura mbi brand y'umuntu. Abo rero bagomba gukurikiranwa n'amategeko. Nk'uko abo bafana ba Rayon, APR n'ibindi bigo bikomeye bishobora kuvuga ati aba ni abafana bacu, bakaba banahanwa mu izina ry'abafana b'iyo ekipe. Ariko ntibivuze ko ekipe yose n'abafana bayo ari babi. No, abantu baza gusobanukirwa icyo kintu. Nabonye ubushize abitwa abarwanya leta yacu batadukunda, batifuriza u Rwanda gutera imbere, bumva u Rwanda rukiri inyuma. Nabonye bifashisha amagambo yanjye batangira gufata big energy nabo bayivuga ukwabo. No. Abo bantu bose ndakubwira ko nitandukanije nabo. Abo ngabo bigarashaye ibyo ngibyo biri hakurya iriya byirwa byumva u Rwanda rukiri muri za 90 na kangahe. No. Abo bantu bose n'abandi bose bashaka kuza gusiga isura mbi big energy, ngenda sobanuye big energy abaribo. Ntago ari abantu nyobora, nta komite tugira ngo wenda ngo wumve ngo hari ahantu ngo twishyirira hamwe. No, uretse groupe za WhatsApp. Imagine gufata groupe ya WhatsApp ugahita uvuga ngo abantu ni agatsiko. Ibyo bintu nge ntago nabeshya, byarambabaje ko abakagombye kudushyigikira mu gihe turimo kuzana icyitwa big energy. It's a positive energy. Aho ujya badushyigikire, tugire izo hashtag zikomeye mu gihugu, tuzubake. Ahubwo bamaze kutwita agatsiko. Ari nayo mpamvu mvuga ngo sinshaka kuvuguruza inzego zacu kuko ndazubaha, ariko nanone hari igihe elements zimwe na zimwe mu bayobozi bacu hari igihe bakora amakosa ashobora no kugira ibyaha noneho nk'uko nabisobanuye. Ariko ugasanga twebwe kubera ko turi abajene, turi batoya, ukumva twebwe ntabwo mwatwumva. Oya, nkeka ko ari twe mukwiye kumva cyane kubera ko hari byinshi tuzi. Uyu munsi ngewe maze imyaka 5 kuri social media, nzi uburyo social media ikora, nzi uburyo uyu munsi umuntu ashaka gukorera amafaranga. Bimwe mu bibazo umuntu yahuye nabyo binakomeye nuko iyo social media irimo amafaranga. Nabivuze kenshi, bivuga ni urubyiruko kugira ngo mukoreshe social media nabi mutukana, ni muze twingabe tubaha ama ideas, hanyuma twe internet yo mu Rwanda tuyigire iya mbere mu karere k'Iburasirazuba, tubikure kuri Tanzania, tujye duhora na trend za mbere, tubikure muri Kenya, tubizane hano i Kigali. Umukuru w'igihugu yaratubrandinze. Uyu munsi dukora trend zinatwe mu rwego mpuzamahanga kuri za Twitter. So uyu munsi kuki tutabibona muri iyo angle ngo dushyire hamwe kuruta gusenyana, kuruta kugenda kuvuga ngo Yago yishwe n'ibiyobyabwenge, ngo Yago yateye inda ahangaha. Kandi ugasanga abantu barimo gukora ibyo ni ababloga bagenzi banjye, nibo barimo guhostinga abo bantu kugira ngo bakore ibyo bintu. Nanjye rero ejo ushaka kuzana umuntu akavuga ibyawe, ari nabyo nanjye nakoze, nkirwanaho. Ariko mu by'ukuri ngewe ikintu ndimo gusaba n'uyu munsi kugeza amagingo ngewe ndasaba ko ibintu by'udutsiko, ibintu by'udukundi bicike mu cyitwa showbiz. Bareke kuvuga, bareke gufata umweru ngo bawite umukara. Nibabona ari umukara, nibabona ari umweru bawite umweru. Bareke kubeshya abantu ngo batunze ibya mirenge, ntabyo batunze. Bituma abantu badashora amafaranga mu muziki kubera icyasha, kubera gusiga umuziki ibintu bibi, kubera amatiku, kubera guhora batukana, kubera guhora bashyogozanya. Kandi ari abahanzi bakagombye kuba basangira, baciye aringa ahantu hose bahura, bagafata amafoto, bagapostinga, bagakora amakolabo menshi hagati muri bo. Umuziki wabo bakawugira uwa mbere, ugakinwa mu mujyi imbere y'indi miziki nazanye cyitwa Rwandan Music Fast nkora kuri Radio Listen na TV10. Wari umuyobozi wanjye wowe urabizi, narayizanye. Nibo barwanyije abahanzi, aba promoters n'abantu bitwa abanyamakuru, nibo bantu barwanyije Rwandan Music Fast ba mbere.
kandi njyewe nari navuze niba ari top 10 zikorwa ku wa gatanu no ku wa gatandatu no ku cyumweru mu Rwanda, hazemo indirimbo ebyiri z'abanyamahanga, indirimbo 8 zose ziba ari iz'abanyarwanda. Cyari cyo gitekerezo, niyo mpamvu yari hashtag ivuga ngo Rwandan music first, then we play Kenya next, we play Uganda next, we play Burundi next. But I remember that and I thank you for that. I remember that kuba tazi Yago ni umuhungu uri innovative cyane, innovation ye na creativity ni ibintu ubanza ari nabyo byatumye kariyeri yawe kumubaze content creator imeze neza cyane, and I am really very proud of you on that very side. Yago, thank you. Reka rero noneho ngere ahangaha, kariyeri yawe as a content creator harimo n'igice cy'umuziki. Igice cyawe cy'umuziki, hari n'abavuga bati Yago as a content creator, content ye ari content ifitiye abantu akamaro. Hari abo bavuye hasi bajya hejuru, hari abartiste babonye promotion. Rwose ibyo birahari cyane. Kariyeri yawe y'umuziki nayo, ibihangano byawe birahari, turabikonsoma. Ababa babikunda n'ababa babirwanya, ibyo ni ibisanzwe. Waba ashima ikintu cyangwa se atagishima, ibyo ni ibisanzwe muri creative industry. But ntabwo kimwe kibangamira ikindi, bikaba byabaye byinshi. Wajya muri content creation ugahuramo n'itsinda runaka mudahuza, wajya muri music ugahuramo n'itsinda runaka ridahuza, uko ugenda uzamuka bikamera uko nguko. Kuri iyo side ibyo ubanye nabyo ute? Ubanye n'abagenzi bawe kuri izo mpu zombi ute? Usubiye inyuma ukagenda ukumva wenda cyangwa ugatega amatwi ikompora nigize kohereza nkiri muri biriya bihe, kuko navuyeyo ibihe byo mu matiku nabivuyemo. Sayo makompora y'umwuka byaramwe noneho ko numvise nabyo bavuga bati bazi kigura watobara ukigumira ku mvugo ziri sociale, kuko kompora n'izindi hari bose urasa nawe wambaye urugamba ukabyara bari twigumira muri sociale. Hari bombe imwe mu mabombe narekuye n'ujye uhinduka rwose. Yego, hari bombe imwe mu mabombe narekuye. Niwumva iyo bombe uzumva ko ari imbera byombi, ni bombe mbera. kuko kigano nakoze ariko kirimo noneho ewana, kirimo kuri kose, kirimo byinshi, kirimo ewana. Niwumva uzasangamo amazina y'abahanzi bamwe na bamwe, ariko kandi nujya no mu gisata cyo kuri YouTube cyangwa se cy'itangazamakuru ikorera online, hari andi mazina uzahasanga. Kubera ko ngewe guhera 2019 nibwo natangiye urugendo rwo kurwanwa cyane, bihereye ku witwa Decat, utajya ugaragara wibera iyo ngiyo uba mu mamaske, utanishinga amazina y'urubyiruko hano i Kigali. Abahanzi bafite ubwoba kubera we utamuciyeho ngo ntago aba yabonye promotion. Yarabakanze cyane, bamwe biri muri box babarire bikora. Ariko abanyarwanda bamaze kumenya ukuri, bamaze kumenya ko ari imungu. Hari abantu baba bameze nk'imungu muri industry, birirwa bihisha inyuma y'amamaske. Umuntu utagaragara ni guta controllinga industry irimo abantu b'abanyabwenge bagaragara bakora ibikorwa, batanga umusoro, bishyura umutekano, batanga amafaranga y'ibishingwe, bagira gute. Umuntu akaza akihisha inyuma ya maske akabarwanya mpaka ubwoba bukabica. Byahereye 2019 uwo ngo ansaba gukorana nawe, nari nabaye mwari mwanyohereje muri Miss Rwanda, nari mfitemo access icyo gihe nakoraga muri Radio Dis na TV10. Ahera icyo gihe urumva narwanyagwa, ariko mu ruhande rw'itangazamakuru. Ninje kuri YouTube natangiye kurwanwa n'abanyamakuru bo kuri YouTube, noneho kandi bakomeye. Nari nsanze bakomeye, bamwe muri bo nabonye batangiye kurwana n'agahinda kanjye nahunganye cyangwa najyanye, agahinda nagifite. Bamwe muri bo batangiye kubyishyura, bamwe barasimbuka ibipangu. Ayo ma video muraza kuyabona. Abantu baragiye babihishamo, nimwabamenya
baragenda babihishamo ntimwabamenya, basenya imiryango bitwaje amazina, bitwaje amafaranga binjiza kuri YouTube, bitwaje ibiki, mubakomera amashyi, murabareberera, murabihorera, ariko bamwe muri bo barimo barishyura agahinda najyanye, kuko najyanye agahinda, ndavuga Mana ndakwinginze, agahinda njyanye aba bantu bazakishyura, agahinda mpagurukanye aba bantu bazakishyure. Muraza kubona ibindi mutari muzi kuri abo bantu biyoberanyije imyaka myinshi, batajya bashyira hanze amafoto yabo, abantu batajya bagaragara mu mavideo, twe tugaragara umunsi ku wundi, abantu bahora bihisha inyuma y'amafoto n'amavideo batajya bagaragara. Muraje mumenye ibyabo, bari mu bitaro kubera iki? Kubera ubuhemu, kubera gusenya ingo. Muraje mubimenye, hari ibyo mutaramenya. Icyo nifuza nanabwira urwego rw'ubugenzacyaha RIB, nibatunga itoroshi mu kintu bita showbiz. Ndacyabisubiramo, batunga itoroshi mu kintu bita showbiz. Ikintu bita showbiz, ikintu kirimo ijambo ngo agatwiko, cyangwa se ngo gutwika, ngo kwimanukira. Barebe izo mvugo icyo zimaze, zirimo gukora mu rubyiruko aho ngaho. Bagere ku bana b'abakobwa babaganirize, abana b'abakobwa b'abahanzi babaganirize, babaze kuki mwahagaritse gukora umuziki, byagenze bite. Nabo bavugisha ukuri, abo bana b'abahungu bavugisha ukuri ku bijyanye n'imiziki yabo. Ayo marebo barimo bavugisha ukuri, bavugisha ukuri. Mutunga itoroshi muri showbiz, murebe ko hatarimo udutsiko tw'abantu ngo bubatse ngo empire, ngo ugomba kubanza ukabanyuraho, nutabanyuraho ntabwo uri bugereyo, nutabanyuraho ntabwo indirimbo zawe ziri bukinwe, nutabanyuraho ntabwo uri bubone ibitaramo bikomeye, nutabanyuraho. Abo bantu barahari aho ngaho i Kigali. None se Yago, ko abo bantu niyo baba bahari kuri umutangabuhamya, kandi ko ibyo ari bimwe mu bimenyetso bikenewe, ubwo mpise ngera ku kindi gice. Yego mon cher petit frère, umbabarire, ndakwisabiye kandi ntacyo nagusabye ngo ukinyime, sinongere kumva mu matwi yanjye ngo Yago yabaye impunzi. Icyo rwose umfashe icyo kintu gicike burundu rwose. Ikindi cya kabiri, n'ubundi niba bagikuririje, n'ubundi kino gihugu nsanzwe nyizamo. Uganda ni igihugu ubuse ndabivuga gute? Niba ndivuga ngo ni mukuru, niba ni murumuna, yewe sinkuzi, hashira amezi abiri utagiye Uganda, sinkuzi. Yewe Uganda n'ubundi ni igihugu nsura cyane, ahubwo ari ukuntu nyine bafata amagambo yacu nabibabwiye, bakayakoresha mu nyungu zabo, bagatizwa umurindi n'abitwa big influencers mubona kuri social media, bagahita babikoraho space, bakabikabiriza bati yewe mutabare, bagakora amatitire menshi, abantu bose bakumva nibyo. Ariko ku ruhande rwawe nawe hari uze kumva abantu bamwe na bamwe hari confusion wateje. Yago yagiye kuri ngiye kumbwira ngo Yago yagiye muri Uganda, ntago ari bishya kuko nzinzi yagajyayo, simuza atajyayo. Ariko this time bamwe bati Yago ntago ntazagaruka, noneho ubwo hajemo n'izo dosiye zo muri RIB bihumiye ku mirari, abantu bati rwose bamwe bayishyize muri position yaho yagarabuze rega ku butaka, ubwo n'ibyo yakoraga n'ibiki byose woka byarawe n'iyo big energy, ubwo nayo byajemo aho ngaho. Be clear and specific. Yagazagaruka ryari, hari conditions ashyiraho, yagiye mu kazi ke, ibyo n'uburenganzira bwe, ni bisanzwe. Qu'est-ce qui se passe Yago? Abantu wahanga honestly nge ntago ndibuze kubabeshya, ndi mu kazi bisanzwe, ariko nubwo ndi mu kazi kugira ngo ngarukaho hari conditions, kubera ko umutima wanjye warababaye, kandi ntago ndibuze kubibabeshya hano ngo kuko ndi kuri kamera. Umutima wanjye warababaye, kandi ubabarira aho ngaho, ubabarira muri uwo mujyi, ubabarira muri abo bantu. Ndababwira ni aba bantu barandwanya, mbisubiramo bwa kandi ni aba bantu barandwanya. Nkora n'indirimbo zibivuga zigera muri zingahe, navuga ni aba bantu, hari agatsiko k'abantu, abantu bagende mu indirimbo yitwa Amashagaga, iyo ndirimbo nayisohoye babaye, bagende mu indirimbo yitwa Yawe y'Imana, bagende mu indirimbo yitwa ibyo birabareba nasohoye ejo bundi, nkajya mbivuga mu ndirimbo.
nkabona nta muntu urimo kunyumva, nkabivuga ku maposti yanjye kuri Instagram, nkakora ama live, nkakora ama space, kubera ko bubatse ikintu kimeze nk'umutaka. Iyo wazanye ukuri, kubera ko uri umwe, bahita bakuryamira ari benshi, bagahita bakuryamira ari benshi, bagahita bavuga ati yirishije, bagahita banakubita ibitwenge bagaseka ari benshi. Abantu bari kuri social media bagahita bemera ko ibyo bintu babwiwe ari byo. Rero conditions ngewe ni uko akajagari n'akavuyo biri muri showbiz, mu cyitwa showbiz cyangwa se entertainment yo mu Rwanda, bibanza bikavamo bigashiramo, kubera ko abo bantu ku bwawe ninde ubifite mu nshingano ze. Ibyo ndimo kuvuga bo barimo baramuyago wanjye, naho ndimo mvuga ni ku bwawe ibitagenda muri ibyo byo ntekereza kakiri ibanga. N'uwareba ibyo murimo muri iyi minsi byo ubwabyo birahagije kugira ngo aze to clean the mess. Biragaragara ko hari ibitarimo bigenda muri uru ruganda kandi rwiza, rukenewe n'igihugu, rukenewe n'urubyiruko rw'igihugu, ubundi rwakagombye kuba ruzamura idarapo ry'igihugu. Ku bwawe ninde ufite responsabilité to clean that mess kugira ngo uruganda rusigare ari uruganda twakoherezamo abana bacu bagakurira? za mbere zifitwe n'aba bantu batatu cyangwa zino secteur eshatu ngiye kuvuga, cyangwa zino department eshatu. Department ya mbere ifite gukosora kino kintu, abahanzi b'ubwabo babanze bikoreho, batangire gucreatinga abahanzi. Ariko nawe uri yego, ndimo, of course ndimo. Batangire gukora umuziki wabo ubavuyemo, hanyuma banashyire hamwe. Abo ni abahanzi ndimo kubwira. Yego, ibintu byo gushishura, ibintu byo kuzana indirimbo z'abandi bakabakomera amashyi bakagira ngo niwo muziki, ibintu byo ukabona umuhanzi mukuru bamukomeye amashyi ngo yasubiyemo indirimbo y'undi muhanzi rwose, bakabyakira abanyarwanda, bakabyakira. Dufite abahanzi nka ba David barimo bagicreatinga, ba Wizkid bagicreatinga, ba Rema bagicreatinga, ariko twebwe ngo ntidushaka gucreatinga, ngo turashaka gukopiya ibya West Africa, ngo kubera ko ngo nibo bagezweho, ngo tubizane, ngo tubishyire mu kinyarwanda, ngo tubiririmbe. Ibyo urwo rurimi ndimo gukoresha abahanzi nyarwanda bararubuza, urwo rurimi barimo bararwumva, bahagarika icyo kintu, nibarangiza bakundane hagati yabo, bashyigikirane hagati yabo muri bo. Urwo ni urwego rwa mbere cyangwa department ya mbere. Department ya kabiri nakomeye cyane, yanangije ibintu byinshi, itangazamakuru. Hari abahanzi baje barabivuga, baje ikori baraje baravuga bati itangazamakuru ririmo rirangiza icyitwa entertainment. Ubu se noneho muzajya mubarira he? Nzajya nza mbabwiza ukuri, kuko nge sindi umunyamakuru, sindi umuhanzi, ndi content creator ukorera igihugu. Munyumve neza, cyo ndi content creator ukorera igihugu. Ubuzima bw'igihugu bwose ngomba kububamo, ngomba kubana n'igihugu mu buzima bwose igihugu kizabamo. So nge ndi content creator, nimukambone. Niyo mpamvu ibintu bizajya bipfira mu itangazamakuru nzajya nza mbibabwire, ibipfira mu muziki nze mbibabwire. Abanyamakuru bahagarike titire zica abahanzi, abanyamakuru batangire bubake abahanzi babo, batangire abari bo babizamurira, kandi babazamure atari ukuvuga ngo bakeneye ko babishyura. No, Tanzania bafashe igihe, bafata igihe cyo kuzamura umuhanzi witwa Diamond Platnumz. Uyu munsi ari ku rwego mpuzamahanga, n'ikimenyimenyi muramutumira aho ngaho i Kigali mukamuha amafaranga y'abanyarwanda mukayamuha. Twakagombye natwe gufata umuhanzi nka Bruce Melody, The Ben runaka tukamujyana Tanzania agakora igitaramo muri stade yabo, abatanzania bakayaduha. Ariko kubera ko nyine tudashyize hamwe, Diamond azageza dutwara ibiceri, abijyane kubera ko ntabwo dushyize hamwe. Itangazamakuru ni department ikomeye kugira ngo uyu muziki nyarwanda wongere kuba umuziki wumvikane. Itangazamakuru rihagarike kwica umuhanzi kandi rikica itangazamakuru ririmo ryo ubwaryo ryica abahanzi ritabizi cyangwa rinabizi, ariko ntabwo riba ribizi ko naryo ririmo kwiyica. Itangazamakuru rigomba gukorana neza n'umunyamuziki, nibwo industry izamuka. Ibyo bintu mu byange byemere. Producers, you should be connected with journalists, TV presenters, radio presenters. You artists should be connected with the TV presenters, influencers, bloggers, no matter what. Nicyo kintu cyonyine gishoboka kuba twashyira hamwe. Ejo umwana yansaba interview kuri Yago TV show, sinumve ko ngoye kumushyiraho amananiza ngo kugira ngo mu interview, kubera ko n'umujyambere
ni umujyambere, ntabwo nzi ngo ejo azaba amariye iki igihugu. Umwana nakwapurucinga umufashe, ariko si ibyo ngibyo iwacu turabifite, birahari se, birahari. No, iyo ni departema ya kabiri. Departema ya gatatu ni abakunda umuziki cyangwa abakonsoma umuziki. Mwebwe mukonsoma umuziki namwe mugomba kugira amahitamo yanyu, kubera ko bagaburira feeling. Music is spiritual, by the way. Music is spiritual. Nazagira umuntu uza kukubeshya ngo ngewe ngo ndirimba nka marayika. Uririmba nka marayika, waririmba neza kurusha umuntu witwa Bob Marley, waririmba neza kurusha Michael Jackson, wakora stage z'ubumesha zitazigera zivaho kurusha Michael Jackson, wacuruza kopi wowe ibihumbi bingahe, wacuruza kurusha Jackson. Ariko si wigize wumva Jackson avuga ngo ni umunyamuziki ngo wa danger. Ariko iwacu mu Rwanda ntibizagutungura ubonye umunyamuziki urimo kuvuga ngo ngewe ngo ndi umunyamuziki urenze, ngo ni ngewe ubayoboye, ngo muzaza n'umuhanzi mugenzi wanyu ngo mukubite ngagakoni kuna. Really? Come on. Urimo urubaka umuziki umeze gute niba ushaka kwigamba ku munyamuziki mugenzi wawe mu buryo ariko bwo kumusebya? Hari n'uburyo ushaka gukoramo beef n'umunyamuziki, ariko mutagiye kugira beef zimeze gutyo. Izo beef ni iz'abana, ni iz'abantu badate. Imagine kuba uyu munsi dufite abahanzi mu Rwanda 2 cyangwa 3 badashobora guhura. Imagine, ngaho nyumvira iyo hate. Imagine you are in a same city ariko ntimushobora guhura, ntidushobora no kubona collabo yanyu. Kubera iki se? None se murumva tudakwiye kurenga ibyo bintu? None se mukeneye ko twubaka showbiz imeze gutyo? Abafana rero mugomba kugira uruhare rungana na 90% yo kwihitiramo mukumva umuziki mwiza. Mukavuga muti ariko kuki hari igihe abantu tujya kumva twumva ngo producer runaka ngakora indirimbo zimwe? Ibyo bintu ntimubizi. Ntihari igihe mujya mwifatira guhanga umuproducer umwe mu baproducer beza mukavuga ngo kora indirimbo zimwe? Se izo comment ntimuzibonara? Yago, ibyo ndabyumva cyane, ariko none mfite ikibazo rwose wa mugani wa yamvugo yanyu, nanjye ntabwo ndibuze kukurira imboga. Ntumereze. Ikibazo wakigaragaje, ntabwo ari igitangaza ko hari abo wafunguye amaso bakabona ikibazo, uruganda bagiye kuruhagurukira barwiteho rujye ku murongo. Ariko ingufu zanyu mwese zirakenewe. Kizawe kijyanye woriye yo kuba wari uri aha ngaha ho. Umva mubwire mukuru wanjye. Yewe ubu tuvugana hasohotse indirimbo kuri album y'umuhanzi wo muri Nigeria ukomeye, umwe mu bagitariste bakomeye ku isi, yitwa Fioki. Yakoranye na ba David w'amarubumu menshi, yakoranye na ba Mr Flavor, yakoranye na ba Tiwa Savage. Ndakurikira nabonye Birinda rwose nayibonye. Iyo ndirimbo yasohotse kuri album y'umuhanzi w'umuproducer ukomeye wo muri Nigeria. Umuproducer wacuze beat niwe urimo gukorera album Davido uyu munsi, yitwa John P. Bagende bamurebe, yabaye Grammy nominated. Bagende barebe umuhanzi umuproducer witwa John P. Niwe wacuze iyo beat, harimo na jingle ye uyu munsi. Ariko ntabwo ibyo biri buze kuvugwa ngo tuvuge ngo hari umuhanzi nyarwanda witwa Yago wasohotse kuri album y'umuhanzi wo muri Nigeria unakomeye. Izo nkuru zikorwe, nibyo ndimo kukubwira. Za mbaraga za ingene nazitanze, ndimo ndagusubiza ku mbaraga natanze. Nagiye Nigeria mbasha guconnectinga n'umuproducer ukomeye muri Nigeria, ufite ubushobozi bwo kungeza kuri Tiwa Savage, ufite ubushobozi bwo kungeza kuri Davido, kuko yakoranye nawe big time. So ntabwo ibitangazamakuru byo mu Rwanda biruze kwandika ko uwo muhanzi yabikoze kubera ko bakeneye kumva akantu kabi Yago yavuze akaba ariko batangaza. Imbaraga zanjye nazitanze kuva umunsi wa mbere ninjiraga kuri social media, n'uyu munsi ndacyazitanga. Uyu munsi nasohotse kuri album y'umuhanzi wo muri Nigeria, ejo nzasohoka kuri album y'umuhanzi ukomeye wenda wo muri Tanzania cyangwa Uganda. Uyu munsi ndagira ngo mbamenyeshe ko mfite collabo na Waikibende wo mu gihugu cya Uganda yararangiye. Uyu munsi ndagira ngo mbamenyeshe ko mfite collabo na Eddie Kenzo, ndagira ngo mbamenyeshe ko mfite collabo na Palaso. Abo ni abahanzi bakomeye mu gihugu cya Uganda. Nonse umusanzu wanjye ko ntarimo gutanga nuwuhe mu gihe ndimo no kujya mu bihugu by'amahanga ngashaka amakolabo. Nakoranye indirimbo n'umuhanzi witwa Ketchup wo muri Nigeria ngitangira umuziki, indirimbo yitwa Bedroom Calypso. Bagende bayumve. None se Yago, The Brothers, umusanzu wawe as a content creator turawubona. Umusanzu wawe nk'umartiste urumva ko watangiye nawo kwaguka ugera munini, kandi nibyo tukwifuriza regardless y'ibyo abandi batekereza. Kuri izo mpembe zombi urimo urazisaniraho gitwari kandi bimeze neza.
none se this is from me to you. Wanyemereye ukifungira ayo mazamu, ibindi byose ukabyihorera, ababishinzwe bagahangana nabyo. Ewan, jewe ndabikwemereye 100%. Thank you so much. N'ubundi gahunda irahari cyangwa yari ihari yo gukomeza gukora akazi, ugakomeza gutanga ibiganiro kuri Yago TV show nk'uko barimo kubibona. Iki kiganiro kiratambuka ku mbuga nkoranyambaga za BNB FM umwezi, ndetse kiratambuka no kuri Yago TV show. Ibyo bintu ndabikwemereye nka Grand Frere. Njyewe umuziki mwiza bagiye kuwubona, bategereza indirimbo ngiye gusohora yitwa Nzaririmba Igitangaza. Ni indirimbo nakoze kubera bino bihe, ni indirimbo naba inspired nayo, nerekana uburyo igihe kizagera nkaririmba gutsinda, nkaririmba intsinzi, nkaririmba ubuntu bw'Imana. Ni indirimbo yitwa Nzaririmba Igitangaza. Meanwhile bagiye gushaka indirimbo yitwa Belinda, indirimbo nakoranye n'umu producer ukomeye witwa Fiyoki, bayumve, promoting igere kure ku buryo ngenda ndashaka ko abantu bayishyigikira ikagera kure ku buryo ariyo ndirimbo iri kuri album igira imibare yo hejuru cyane. Dufite ubwo bushobozi Big Energy, abanyarwanda in general, ibi ngibi tubikorera igihugu cyacu. Ntabwo ibindimo kubikora nuko naba ndi Uganda, ariko ibyo nkora ngiye bikorera igihugu cy'u Rwanda mu bimenye. Very good. Ibintu byose ngiye ndimo gukora, izi ngendo zose mubona nkora, mba ndimo shaka kubizana iwacu mu Rwanda. Very good. Keep it up on that very side. Thank you so much. Keep it up on that very side. Kandi icyo usabye ndakikwemereye, ndakikwemereye, ariko nanone nubwo ibyo byose bimeze gutyo, ndongera kwisabira abantu bakoresha social media. Yawikinyemerera ngo ushyireho, ariko ibindi bisigaye rega humura. People will take care of that. Reka mvuge kino kintu ntibishoboka. Wowe nyiyemerera icyo ngicyo gusa, ibindi basime ababishinzwe bizere. Reka soreze kino kintu. Yego. Yewe, I'm very humbled to work with you guys. I'm very humbled to say sorry for the mistake that I have done. I am very humbled to welcome you again. Njyewe niteguye kongera kubakira, niteguye kongera gusaba imbabazi ku makosa nakoze, nkaca bugufi, tugashyira hamwe, tugasenyera umugozi umwe, tukubaka igihugu cyacu nk'urubyiruko, tugafasha His Excellence kugira ngo none natwe avuga ati urubyiruko rwanjye rwakoze iyo bwabaga, rurimo rurirwanaho, rurimo rurahakaza abanyamahanga, ariko mubona ukuntu byaba bisa neza uyu munsi. Urubyiruko rw'u Rwanda ibihumbi bingahe cyangwa miliyoni zingahe nabyo bimaze gutanga akazi ku banyamahanga. Ukabona company Kigali ikorera kuri murandasi yitwa Yago TV show business group, itanga akazi kameze gutya na gutya, dutanga amahugurwa ameze gutya na gutya, dufitemo abantu bo muri Korea, dufitemo abantu bo muri Nigeria, Kampala, Uganda, dufitemo Kenya. Urumva ukuntu byaba biryoshye, kandi byose birashoboka. Yewe niteguye gushyira hamwe na bagenzi banjye, niteguye kubaka igihugu cyanjye, niteguye kukirwanirira, niteguye no kukitangira. Yago rero reka nkwihere ubutumwa, ntabwo ari bungendane ntaguhaye intashyo. Yego. Umuntu wa mbere tumaze iminsi tuganira kuri ishu ya Yago ni mukuru wacu Bayingana David. Tumaze iminsi tuganira cyane rwose. Yego. Duhangayitse. Ubanza niwe muntu nabwiye nti nafashe gahunda yo kuza kuganira na Yago. Ambwiye ati umunsi uhurize kandi umumbwirire ngo ntacike intege kandi ibyiza biri imbere. Iyo ni message ya mbere ndayitanze, ntacike intege, ibyiza biri imbere. Ambwira ati aho yumva yarakosheje abisabira imbabazi kandi abihagarike, umuhata afite muri content creation ye awukomeze, umuhata afite mu muziki we awukomeze, kandi ahorana icyizere cy'uko bikemuka vuba. Icyo ubutumwa n'ubwa mbere ndabutanze. Ubutumwa bwa kabiri, mfite umukobwa wa kabiri imuhira iwanjye, ni inshuti yawe cyane Mayeris. Niwe muntu nabonye ukunda umuziki ubanza anarusha na Yago. Yambwiye ngo umbarize tonto
ngo kari wambwiye ko azamfasha mu muziki ari urazakora umuziki abonye arimo gupafominga indirimbo ya Arasta ndavuga ni uyu nguyu ni umunyamuziki. na mama w'abana baragusuhuza bagusuhuje rwose baragusuhuza kandi for me sinzi niba ari uko nanyuze mu birenze ibi ngibi ndumva ko ibi ni ibihita by'igihe gitoya ubuzima bugakomeza. Ndumva mu minsi mike ndi bukubone n'umuziki wawe ahangaha na content yawe isanzwe ahangaha, ibyo ntago mbitindaho. Ariko ku rundi ruhande Yago hari abantu batari bake yego babonye defense yawe, nyita defense na reaction yawe bakabifata ukundi. Bamwe bati Yago yarengereye, hari urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha barabibonye byagarutsweho cyane. Hari bagenzi banjye ngewe b'abanyamakuru nabo bagize icyo babivuga muri content zigaruka cyane. Abo bose haraba batarabifashe neza. Ntutekereza ko ku ruhande rwabo wagize interpretation nk'iyo? You owe them your sorry, your precious sorry. Don't you think so? Reka mpere kuri kubohereje intashyo. David Bayingana, may God bless you. Thank you for the message. Thank you for the courage words. Hanyuma umuryango, mama w'abana, abakobwa banjye, Imana ibamerumisha, ndabakumbuye sana. Muraza kureba ino video, ndabakunda sana. Murabizi ewan munsurize na cyakibwa cyo mu rugo ewan. Hari imbwa najyaga nza mu rugo nkayihasanga ariko se uracyayitinya? ahubwo nanjye mfite imbwa ebyiri zose, ariko iriya yari ikaze cyane gusa ewan ngiye kuvuga. Hanyuma ewan wakoze cyane. Abantu rero kuri icyo kibazo warumbajije, ndetse abantu mwese wenda bifuzaga kumenya uko meze, mbonero no kubabwira ko meze fresh. I'm safe ikibazo mfite. Hanyuma ku bijyanye n'iyo sorry, njye navuze ko in general ngende umuntu iyo neretswe amakosa njye shaka kutayiyereka, ariko iyo nanyisubije agatima imembero ngasanga nakoze amakosa njyewe nsaba imbabazi. So urugaga rw'abanyamakuru in general, urugaga rw'abanyamakuru bose bakorera ku butaka bw'u Rwanda, ndabasaba imbabazi. I'm so sorry. Nibyo urakoze. Hanyuma ngewe nk'umubyeyi mpangayikira ababyeyi, papa wawe, mama wawe, abavandimwe hariya hafi bariya bo mu rugo iwanyu hariya rwose Tabagwe. Urumva iyi situation bayibayemo gute? Ku muhungu wabo bakunda byabafekse gute? Ndabizi abantu wenda bashobora kuba bataranabimenya, ariko ngewe kimwe mu byanankomerekeje muri saga yawe nuko hari abantu batinyutse no kujya kwata ku musaza n'umukecuru. Ibi byo birakanyagwa biragatabwa, si iby'i Rwanda. Iyo muganira bo muri iyi situation urimo barimo kuyibamo gute Yago? Ababyeyi banjye buriya nk'uko nabikubwiye dutangira, nta muntu nigeze mbwira ko ngiye cyangwa se ko ngiye kuvuga. Rero nabo babibonye gutyo ku mbuga nkoranyambaga, kubera ko nari namaze kugera no mu gihugu badashobora kubona uko bampamagara, barahangayika cyane. Ariko ndavuganaga na mushiki wanjye nkamubwira ko ameze neza. Gusa ejo navuganye na papa arambwira ati nari nashize. Mama ambwira ati nari nashize, ariko twasengaga bambwira ko bababaye, bambwira ko bari bahangayitse cyane, ariko mbabwira ko ameze neza. Kubera ko papa ni umuntu w'umugabo cyane, ni imfura cyane. Mama nawe ni umuntu uzi Imana usenga. Rero nta gitangaje cyabaye, ariko bari bahangayitse banababaye cyane kuko baranzi, n'ababyeyi banjye baranzi, barabizi ko ntari umuntu mubi, ahubwo wenda ashobora kugira version runaka ifite ibyo ikomokaho ikaba yaba mbi, ariko barabizi ko ntari umwana mubi. Barambyaye, barandera, barankuza. Uyu munsi bari mu bantu mvugana nabo bakambwira ko batewe ishema n'aho umwana wabo ageze, n'aho ngeze uyu munsi. Kandi barabizi, bari no mu bantu banyumva buriya cyane. Gusa barakomeye kubera ko bazi Imana. Wenda ijambo nasoza njye mbwira abantu bari bakora kino kiganiro, buriya iyo wamenye iby'ijuru, iby'isi biragukurikira. Ariko iyo wibeshye ku by'isi cyane, iby'ijuru birahunga, kuko iby'ijuru ntibibangikanwa. Rero
munyemerere abantu twabanye muri kino kiganiro mugerageze iby'ijuru. Gushaka iby'ijuru ni ukumenya Imana no gukora ibyo Imana ishaka, gukundana, gushyigikirana, kutagambana hagati muri mwe, kutakora ibyangwa n'amaso y'Imana, nta kindi. Hanyuma Imana ibamere umugisha abantu bose babanye nanjye. Mushimire cyane, ngewe nkwita papa muto, uvuga ngo buriye bana papa muto Grand Frere. Hari byinshi bamfashije n'uyu munsi, uracyankurikirana. N'uyu munsi ushobora kugira igishika, n'uyu munsi ushobora kwibwiriza ukavuga uti yago no vayo urihe, ngwino tuganire kandi tuganire nka mukuru wawe, nkuhane nkushyire ku murongo, mwereke ibyo ugomba gukora, mwereke n'ibyo utagomba gukora, kabone n'ubwo uri umusore ufite amaraso ashyushye, ufite ibyo ukora, uri creative, ufite ubwenge, uri sharp, ariko hari ibindi bintu utagomba gukora. Mushimire cyane umwanya wawe wafashe. Birakoze cyane, ariko ubundi kuvuga ni no gutaruka. Ubundi ntihaba hari abantu barimo bakubonera bavuga bati iriya nsore y'ingaramakirambi reka tuyigaraguza agati. Giye kubatamo mfite umwana mwiza cyane, umwana nahisemo mu bandi, umwana w'imfura cyane witwa Teta, yaratese nzamutetesha. Ubundi ubanza byorohera abantu bati kwanza ari n'ingaramakirambi. Kabisa bimwe mu bintu byangezeho, hari ibyagiye bica muri icyo cyuho, ariko icyo cyuho rwose ubu ngo ndagira ngo mumenyeshe abanyarwanda ko icyo cyuho ndimo ndakiziba rwose, ni hafi kukiziba burundu by'iteka ryose. Very good. Ndishimye cyane, ntabwo nabona uko nagushimira. Hari guhangayika kwanjye ukuyeho, hari nanjye ku ruhande rwanjye ibyo ntifuza kuri Yago ngewe mfite muri ngewe, Yago wanjye ngumanye, byibura ntashye nyuzwe ko Yago wanjye ntaho yagiye ari bizazane by'isi. Urakoze cyane nanjye kumfasha kunyubaka. Mfite umushinga kuri uru ruganda rwanyu. We have an unfinished business, me and you. Mfite designing a content yitwa The Real Showbiz with Yago. Kubera ko nabonye showbiz ufite utayemera, ndashaka rwose to design content yitwa The Real Showbiz. Iyo episode kabita Evan ni tayari. Kabisa. Uzaze byibura dufatanye, duhuze platforms, dushyireho itafari rya showbiz nyayibereye abanyarwanda. Umushinga rwose ubwo nabo bitekereze. Yewe ndi tayari cyane. Very good. Mwakoze cyane muri mwana wanjye, urakoze cyane mwana wa mama. Imana iguhe umugisha, ikurinde, ikomore mu mutima n'ibyo bikomere cyane. Aho bishoboka witwarire ubutabera, umbabarire ntusubire muri ibi bintu, kandi sindi dutaho rwose ko icyo unyemereye kidashobora ko ntacyo wari wanyemerera ngo ntigikunde. Ibu bisohokemo cyane. Igihugu ni igihugu, ndabizi uburyo ukunda iki gihugu cyacu, ku nyungu z'igihugu cyacu, ku nyungu z'uruganda ubarizwamo, ku nyungu za Yago wacu dukunda, ku nyungu z'ibyiza biva muri wowe, byaba mu muziki, byaba na content. Stop this mess, get out of it, let our readers deal with that. Ndabizi neza as soon as possible uru ruganda ruza kumera neza, mukarabamo mwese amahoro, igihugu cyacu kigatera imbere. Thank you my reader. Big energy, one love. Thank you.